zamura tukava ku rundi rwego. Rero mbahaye ikaze, ni muri ya saha nziza nababwiye yo guhemburwa no kubohoka, cyangwa se kubohoka no guhemburwa, aho tugira amasengesho dusengera ibyifuzo bitandukanye, tukumva ijambo ry'Imana, tugasobanukirwa neza iby'Imana ishaka ku buzima bwacu, ariko natwe kandi tukongera tukagira ibyo tubwira Imana bituremereye. Wowe udukurikiye aka kanya kuri radio yacu, yaba kuri online radio box cyangwa se radio line cyangwa se Zeno radio cyangwa se MyTuner, nguhaye ikaze. Hanyuma abadukurikiye ku YouTube, mukomeze mukore subscribe, turaza kugenda namwe tubabwira byinshi, ariko n'isaha imwe tugiye kumara muyibare rwose. Amahoro y'Imana nakomeze kuba kuri mwebwe, ndabakunda. Abadushyigikira umunsi ku munsi turabakunda. Umwami Imana akomeza beze kandi abihe iherezo ryiza. Nicyo kintu nifuza, mumenye Imana, murushizeho kumenya Imana. Uko iminsi irushaho kutwegera, namwe abaruko murushaho kwegera Imana yacu, n'Imana y'inyamuwe, n'Imana y'imbabazi. Reka tuyishimire ku byo iba yadukoreye, kandi tuyihe icyubahiro cyayo kuko ari igikwiriye. Munyemerero mu mwanya muto cyane turahita tugaruka. Nagira ngo indirimbo mwumvaga ni indirimbo yitwa Amba Hafi, ni ya Kagame Charles kuva mu gihugu cya Australia. Dukomeje kumusuhuza inshuti yacu cyane, Imana ikomeze kumwagura mu mpano ye nziza, kandi tumuri inyuma, turamushyigikiye cyane. Reka mbere yuko twinjira mu mwanya mwiza w'ijambo ndetse no gusenga kwinginga, reka tubanze dusenge, duhamagara Imana kubana natwe. Data, turaguhamagaye ngo ubane natwe, tugushimiye ko wabanye natwe mu gitondo mu nibature, nyuma ukaba twemeye ko aya masaha twongera kugera turi hamwe dutuje, tukongera kuganira ku ijambo ryawe ndetse no kuzana ibyifuzo bitandukanye. Manuka kubana natwe, umve gusenga kwacu, uyobore iki kiganiro. Isaha imwe yonyine irahagije kuba hari icyo wavuga, hakagira igihinduka ku buzima bw'abantu, kandi isaha imwe irahagije kuba hari ababohoka, isaha imwe irahagije kuba hari abahemburwa, isaha imwe irahagije kuri twebwe ku buzima bwacu hari icyo bwakunguka muri urugendo rugana mu ijuru. Turasaba imbaraga zawe zimanuke kubana natwe, kandi umanuke wumve gusenga kwacu, natwe twiteguye kumva icyo waduteguriye. Reka Mwami uneshe uganze, kandi imitima ya benshi igukeneye ihemburwe, imitima ya benshi ikeneye kubohoka ibohoke mu izina rya Yesu Kristo. Icyubahiro n'ikibi cyawe tugucira bugufi, utegeke uganze mu izina rya Yesu Kristo dusene twizeye, amen. Nyuma y'indirimbo ndagaruka, tukomeza n'indirimbo iragira iti sinabona amagambo. Ni indirimbo ya Healing Worship Team, ariko uyu munsi baratandukanye, bamwe ni Healing Worship Team, Healing Worship Ministry. Reka tugaruke nyuma y'indirimbo nziza yitwa Sinabona Amagambo. Ikubiyemo amashimwe, ati ngutuye indirimbo uyakire, ikubiyemo amashimwe yanjye yose, ati sinabona amagambo akwiye nabasha kugushimamo. Ni Healing Worship Team, kugeza uyu munsi yabaye Healing Worship Ministry, abandi baba Healing Worship Team, ariko bose iyi ndirimbo ni yabo, kubera ko nubwo batandukanye ariko bose iyi ndirimbo bayikoranye bakiri hamwe, bose turayibitirira. Reka dushime Imana rero. Ufite byinshi byo kubwira Imana kubwo uku kwezi kwa 12 kurimo kuragana ku musozo. Umwaka wa 2024 urarangiye. Wari umwaka umeze ute ku buzima bwawe? Ese wagendekeye gute? Wakugendekeye gute? Ese hagati yawe n'Imana byari bimeze bite? Niba bitaragenze neza, nicyo gihe cyiza cyo kugira ngo wisuzume urebe ko 2025 ugomba kubana n'Imana birushijeho. Ariko niba byaragenze neza hagati yawe n'Imana, nicyo gihe ngo urushirizeho. Ese mu buzima busanzwe byagenze bite? Birashoboka ko bitagenze neza, ariko nicyo gihe nkubwira ngo wizere Imana kandi wikomereho inambeho, ntuzayivanwe nuko ari ibibazo byabaye. Inshuti yawe ntago mutandukanywa nuko itakwitabye mu bibazo, kuko rimwe na rimwe ari igihe nayo bifite ibindi, ariko kuri Yesu suko bimeze. Ahubwo ntago Imana icecetse, oya, Imana ikora mu gihe cyayo, kandi ntikora kuri pressure z'ubuzima bwacu, ahubwo igenda uko ishaka kandi igategura ibyayo neza kugira ngo yiheshe icyubahiro, kandi nawe ikubahishe mu gihe gikwiriye,
ikuremo amashimwe arenze ayo wagombaga kuba ufite mu gihe wasabaga Imana. Hari n'igihe ibigukorera kugira ngo ibashe kukwigisha ube wiga mu gihe gikwiriye. Ahari se uzaba ufite amagambo menshi yo kuvuga Imana, uzaba ufite ubuhamya bukwiriye bwuzuye bwo kuvuga ibyo Imana yakoze, naho Imana yakunyujije, naho wagiye unyura Imana yahagaranye nawe. Rero 2024 bitarakugendekeye neza, nakubwira ngo komera ku muheto, ntucike intege, komera ku Mana yawe kandi ukomeze uyizere. Niba byaragenze neza, komeza ushima Imana, uvuga uti sinabona amagambo ahagije nakoresha ngo ngushime, ngo mbone uko ngushima Mana. Saa 7:14 ni kuri radio Urugero online, ni radio ikorera ku murongo wa internet. Ntabwo ushobora kubibona nta frequency dufite, tubikorera kuri internet ariko kuri application zitandukanye duhuriraho n'izindi radio zisanzwe zifite frequency. Ni radio yitwa Urugero online radio, ushobora kubibona ku ma application harimo nababwiye, harimo online radio box cyangwa se Zeno radio cyangwa se Radio Line cyangwa se MyTuner. Aho hose ushobora kudusangaho. Ibiganiro turacyari kubaka ibiganiro bitandukanye. Turuza umwaka mu kwa gatatu ni nabwo tuzaronshinga radio yacu, ariko nibura umukunzi wacu turagusaba gukomeza kudusengera no kubana natwe kugira ngo ino radio uyisengere, kuko tugere ku mugambi w'Imana, kuko nawe turabizi ko dufiteho umugambi mwiza. Reka twihuse rero tujye mu ijambo ry'Imana, dusanga muri igitabo cya mbere cyo ku Ngoma, ibice 4:9 kugera kwa 10, cyangwa se ingoma za mbere. Ni mu isezerano rya kera, ibice 4:10, umurongo wa 9 kugeza ku wa 10. Ibice 4 ibyo ku ngoma ya mbere, ibice 4:9 kugera ku wa 10. Ijambo ry'Imana riravuga riti: Yabeshi cyangwa se Yabesi yari afashwe neza kurusha abavandimwe be, kandi nyina yari yaramwise izina rya Yabesi agira ati nabyaranye ububabare. Yabesi yambaza Imana ya Isirayeli avuga ati niba ko kumpaye umugisha uzagura igihugu cyanjye, uzampozeho ukuboko kwawe kandi uzandinde ibyago kugira ngo ntazababara. Nuko Imana imwuzuruza ibyo yari yarasabye. Hari Bibiliya zivuga Yabeshi, hari n'izivuga Yabesi. Reka dukoreshe Yabeshi kuko niho Bibiliya ngende gusoma byanditse. Aragira ngo Yabeshi yarafashwe neza kurusha abavandimwe be, kandi nyina yari yaramwise izina rya Yabeshi agira ati nabyaranye ububabare. Yabeshi yambaza Imana ya Isirayeli avuga ati niba ko kumpaye umugisha uzagura igihugu cyanjye, uzampozeho ukuboko kwawe kandi uzandinde ibyago kugira ngo ntazababara. Tugiye kuganira ku isengesho rya Yabesi. Isengesho rya Yabesi. Yabesi ubundi ni muntu ki? Imiryango y'abanditsi yabaga Yabesi. Urebye ibyo ku ngoma ya mbere, ibice 2:55, umurage wa Yabesi watangwaga no kwizera. Imana yahaye Yabesi umugisha so kugira ngo imusubirize kubw'amasengesho ye, ahubwo no kugira ngo asohoze ibyo Imana yashakaga ko akora mu buzima bwe. Kubiheranye na Yabesi rero, ntitugomba gufata isengesho rye nk'uko yari arimo asaba umugisha mu buryo bwe bwite, ahubwo twakagombye kuribona nk'aho yarimo atakambira Imana ayisaba ko yamuhesha umugisha, kuko yari umwe mu bagize ubwoko bw'Imana bw'isezerano. Igitangaje ku izina rye ni uko izina rye ryari risobanuye umubabaro n'agahinda. Yabesi ubusobanuro bw'iryo zina ni umubabaro n'agahinda, ni umunyamibabaro. Uko bigaragara yabayeho mu bwoba ku izina rye yabayeho mu bwoba kubera ko izina rye ryaba ari ubuhanuzi, cyangwa se yatekerezaga ko ari ubuhanuzi. Kubera iyo mpamvu yarasenze, asenga Imana imuha icyo yasabye. Nibyo koko Bibiliya ni igitabo cy'amateka, ariko kandi harimo n'ahandi tubona uko Imana yagiye ikora imirimo yayo. Yabesi yigaga amategeko y'Imana, abigiranye umwete, cyangwa se yabyijyanye umwete kandi akayumvira.
kandi yishingikirizaga ku Mana mu isengesho kugira ngo imuyobore mu mibereho ye. Mu by'ukuri umujyi abanditsi bari batuyemo witiriwe Yabesi bitewe n'ubumenyi yari afite mu by'amategeko. Donc yari umunyamategeko usobanutse kandi yari afite ubumenyi buri hejuru ku bijyanye n'amategeko. Umurage we wakomeje kugaragara mu mwandiko wa Ezira bitewe n'abigishwa be benshi yasize. Mu isezerano rya kera hari amategeko yagombaga gukurikizwa kugira ngo umuntu yegere Imana, kandi hari ibitambo byagombaga gutambwa kugira ngo umuntu ature cyangwa se yature ibyaha bye kandi ashimire Imana. Yabesi rero ntiyari ameze nkatwe. Ntabwo ameze nk'abantu bo muri isi ya none cyangwa b'iki gihe bakunda ubutunzi, kandi isengesho rye ntirishobora kudukoreraho mu buryo butaziguye tutabanje kubona ukuntu bifitanye isano mbere na mbere n'ibihe bye bwite cyangwa se na situwasiyo ye bwite yari arimo, hanyuma tukareba n'ukuntu rifitanye isano na Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo Yabesi ntago ari muri ba bantu bo mu isi uko bakunda ubutunzi, b'iki gihe bakunda ubutunzi. Nukurikirana isengesho rye ushobora gutekereza ko arimo arasaba ubutunzi, ariko turaza kwinjiramo neza dusobanukirwe neza iri sengesho ryashaka gusobanura iki. Imana idusezeranya ko izaduha ibyo dukeneye byose, ko itazatuma tugira uburumbuke nk'uko bamwe babitekereza, ariko Kristo adusezeranya ko tuzagira ingorane muri ubu buzima. Yabesi yabayeho mu gihe Imana yari yarasezeranyije ko izarimbura abantu bayigometseho. Yari afite impamvu nyinshi zo kugira ubwoba. Yumvaga ko ibyo yari akeneye byose byari gutuma agira uburumbuke. Intego ni uko Imana yahindura imitima yacu kugira ngo ube nk'iye, bityo dushobore kwihanganira ibigeragezo byo muri ubu buzima. Ikintu cy'ingenzi tugomba kwibuka mu gihe twiga ibyerekeye Yabesi ni uko Imana isubiza amasengesho y'abantu ikurikije ibyo ishaka atari byo dushaka. Ibi nkunda kubivuga kenshi. Gusenga nka Yabesi bisobanura iki mu mibereho yacu ya buri munsi? Gusenga nk'uko Yabesi yabigenje ni nko gushyira ubuzima bwacu mu maboko y'Imana nk'igishushanyo kidafite ishusho. Umukozi w'Imana bita John Piper yaranditse ati, komeza utegereze Imana kugira ngo iguhe iyerekwa rihebuje ryo muri Bibiliya ry'ubuzima bwawe hano ku isi, kandi ntuzarekure kugeza igihe uzabonera ko iri mu kuboko kwayo kw'imbabazi. Umva, yaranditse agira ati, komeza utegereze Imana kugira ngo iguhe iyerekwa rihebuje ryo muri Bibiliya ry'ubuzima bwawe hano ku isi, kandi ntuzarekure kugeza igihe uzabonera ko iri mu kuboko kwayo kw'imbabazi. Iyerekwa ryawe urisengere, ngo ntutezuke, ntucike intege, ntusibe gusenga, kandi utegereze kugira ngo iguhe iyerekwa rihebuje ryo muri Bibiliya ry'ubuzima bwa hano ku isi. Uyu ni umukozi w'Imana. Dukomeza kandi no kwitanga n'umutima wacu wose tukamushyira ku birenge byacu, ibyifuzo byacu. Tuzi neza ko azaduha inzira nziza twagombye gusenga, inzira nziza. Ubundi twagombye gusenga mu budahemuka binyure mu mishyikirano cyangwa se mu busabane tugirana na Yesu. Tugakomeza dusaba ko twabona intego yacu yo kuba kuri iyi si mu buryo buhuje n'amahame y'Imana. Imana yakoresheje Yabesi kugira ngo itwigishe akamaro ko kugirana nayo ubusabane bwiza. Abonye ko ibyifuzo bisanzwe by'umuntu ku giti cye bishobora gushyikirizwa Imana buri munsi, yaratakambye maze Imana imuha ibyo yari yasabye. Tugomba gushyiraho isengesho mu mibereho yacu ya buri munsi kandi tukarikomeza. Tugomba gushyiraho isengesho mu mibereho yacu ya buri munsi kandi tukarikomeza. Yabesi ntiyari arimo akoresha isengesho nk'uburyo bwo kubona ikintu runaka giturutse ku Mana, ahubwo yarimo asaba Imana kumufasha gusohoza amasezerano y'Imana. Uko twasenga nka Yabesi. Ariko mwebweho bakunda, mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu Mwuka Wera. Yuda igice cya 20. Yabesi yasenze asaba ibintu bine. Icya mbere, asenze asaba Imana ko imuha umugisha.
icya kabiri yasenze asaba Imana ko Imana igomba kwagura ubwami bwayo. icya gatatu yasenze Imana kugira ngo ukuboko kw'Imana kubane nawe. icya kane yasenze Imana ngo ikomeze imurinde ibibi. Kugira ngo dusobanukirwe neza isengesho rye, twagombye kurisoma dutekereza ku bintu byo mu buryo bw'umwuka aho gutekereza ku bintu by'umubiri. Imigisha y'Imana ni ibintu nyakuri bigira ingaruka nyakuri. Nta kindi twakora uretse kumwifuriza umugisha niwe ubitegeka. Kuba Yabesi yarasenze asaba ko akarere ke kaguka cyangwa ubutaka bwe aho avuka haguka, byari bifitanye isano rya bugufi n'umutima we. Yasize abigishwa benshi ariko ntiyasize ibintu by'umubiri. Umutima we wagendaga waguka maze ukagera no ku bantu bari bamukikije. Umugabo bita Matthew Henry yaranditse ati, icyifuzo cyacu ni isengesho ryacu niko Imana yagura imitima yacu. Icyifuzo cyacu n'isengesho ryacu nuko Imana yagura imitima yacu. Uyu ni umugabo w'umuhanga witwa Matthew Henry wanditse aravuga ngo icyifuzo cyacu n'isengesho ryacu nuko Imana yakwagura imitima yacu. Ni ukuvuga ngo nusenga Imana ujye usenga ngo Imana yagura umutima wawe. Yabesi yasenze asaba ko Imana yabana nawe, nanone kandi yasenze asaba ko Imana yamurinda kuba nka Yabesi. Yabesi bisobanura umunyamibabaro. Mu mwandiko w'umwimerere harimo izina rye kugira ngo amurinde ikibi. Ikibi ni icyaha, ikibi cy'imihangayiko n'imigambi mibi yose y'abanzi, kugira ngo batazamugira nabi cyangwa ngo bamutere agahinda cyangwa ngo bamugire Yabesi koko umugabo w'umubabaro. Isengesho rya Yabesi ryo mu isezerano rya kera rishobora guhuzwa n'uburyo Yesu yatwigishije gusenga. Yesu yabivuze muri Matayo 6:7 igice cya 6:7-8 ngo nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukenye mutarasaba. Ntidushobora gusenga nka Yabesi gusa, ahubwo nanone dushobora gusobanura isengesho rye. Umwuka w'Imana utuye muri twe kandi ushyikiriza Imana yo mu ijuru amasengesho yacu n'ibyo tuvuga twijujuta. Kristo yatwigishije ko twagomba gusenga agira ati, nuko nimujya gusenga mujye musenga mutya muti, Data uri mu ijuru, izina ryawe niryezwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu kandi nk'uko natwe twahariye abari mu myenda yacu, ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyaha. Yakobo aratwibutsa ati, ntimugira kuko mudasaba, ntimubona kuko mudasaba. Aha reka dusome Yakobo ibice 4:2 kugira ngo bitworohere. Yakobo ibice 4:2 haragira hati, Yakobo ibice 4:2 harahagira hati, murararikira ariko ntimugire icyo mutunga, muri abicanyi n'abanyeshyari nyamara ntacyo muronka, murarwana kandi mukavurungana ariko ntimugire icyo mugeraho kuko mutazi gusaba. Murararikira ariko ntimugire icyo mutunga, muri abicanyi n'abanyeshyari nyamara ntacyo muronka, murarwana kandi mukavurungana ariko ntimugire icyo mugeraho kuko mutazi gusaba. Uyu ni Yakobo. Ibi bivuze iki rero? Nuko Kristo yadusabaga, twagomba kumenya uko tugomba gusenga dusaba. Ntabwo wagira ishyari ngo ubashe gusenga ngo usabe Imana iguhe kubera ishyari riri muri wowe. Ntabwo wabasha kurarikira ngo uzabone kuko ntuzasenga ngo ubone izo mbaraga zo gusenga wizeye kuko wararikiye. Ubuzima bw'amasengesho bushingiye kuri Bibiliya butuma dukomeza gushyikirana n'Imana buri gihe kandi tukayishingikiza kuruta uko twe ubwacu twabasha kuyikemurira no kuyiyeguriraho no kuyigeraho. Mu gitabo cya Max Lucado yanditse cyitwa Facing Your Giant, yaranditse ati, hari ibitekerezo bibiri bihora bigerageza kuguhangayikisha.
kimwe cyamamaza imbaraga z'Imana, ikindi kikagaragaza intege zawe. Reka twigarukire kuri Yabesi. Iri sengesho rye yasenze, ndagira ngo wumve neza icyo ugomba gusenga usaba. Ngo Yabesi yambaza Imana, yaravuze ngo niba ko kumpaye umugisha uzagura igihugu cyanjye, uzampozeho ukuboko kwawe. Twabonye ko kwaguka k'umutima wa Yabesi ngo byatumye asiga abantu benshi, abigishwa benshi, kuko ibyari bimurimo yarabihaye abantu, yabisangije abandi. Umva isengesho rya Yabesi. Yabesi yasengaga asaba Imana ngo ibimurimo bigere muri benshi, igihugu kigira abantu benshi bafite ibimuri muri we, basobanukirwe. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Yabesi iryo sengesho yasenze ngo Imana yaje kumwuzuriza ibyo yari yasabye. Gusenga kwacu kumeze gute? Gusenga kubohora ibyacu biziritse, gusenga kuduhembura kumeze gute? Ese ni kwa bari kwa kundi twikiza? Hari n'igihe Satani agusura mu masengesho akakwereka ko hari ibyo ugomba gusaba, ibyo unyotewe, ariko nturebe mu nyungu z'Imana. Ariko Yabesi we isengesho rye ryarebaga mu nyungu z'Imana cyane, kubera ko yari azi ko ibindi Imana yabimuha umugisha. Kuko gukorana n'Imana ugasabana n'Imana, ibindi biza biherekeje ubwo busabane bwawe n'Imana. Ariko abantu iyo tujya imbere y'Imana tugenda dufite ibyo dushaka kwibwira nyine bitubabaje, ariko ntabwo twibuka ko Imana nayo hari icyo dukeneyeho. Yabesi aravuga ngo niba ko kumpaye umugisha uzagura igihugu cyanjye, uzampozeho ukuboko kwawe. Oh la la, umva isengesho ngo uzampozeho ukuboko kwawe, ntuzanyibagirwe, ntuzantererane, ntuzigere ureka ko mba njyenyine, ahubwo ukuboko kwawe kuzahorane nanjye mu ngendo zanjye, mu mibereho yanjye ya buri munsi, aho ngenda, abo mpura nabo, ukuboko kwawe kujye kubana nanjye. Ese ibyo wabasha kubisenga? Arakomeza ngo kandi uzandinde ibyago kugira ngo ntazababara. Mu bintu twabonye bigize isengesho rya Yabesi, twabonye ko yasenze asaba Imana ngo izamuhe umugisha, imwagure. Iyo Imana ikwaguye ntabwo ikwagura wenyine, wakwifuje ko Imana ibiri muri wowe bisohoka bikagera muri benshi, ibikorwa ukora bikaguka. Uko niko kwagura muri wowe, ukaguka, yagura umutima we, ibimurimo bikomeze bigere muri benshi. Arongera ngo Imana yagura ubwami bwayo. Imana arongera asaba Imana ngo ukuboko kw'Imana guhorane nawe, kubane nawe. Arongera ati kandi Imana imurinde ibibi. Niho yasoreje hano avuga ngo kandi uzandinde ibyago kugira ngo ntazababara. Turasoje, ariko mu gusoza kwanjye ndagira ngo nkwibutse uko ukwiye gusenga. Ndagira ngo nkwibutse isengesho rya Yabesi. Yabesi byasobanuraga umunyamubabaro, ariko Yabesi duhereye ku 9 haratubwira ko Yabesi yari umwe mu bavandimwe be. Yabesi ngo yari umwe wari ufashwe neza kurusha abandi, wari ukunzwe kurusha abandi, ngo kandi nyina yari yaramwise izina rya Yabesi, byasobanuraga ngo nabyanye ububabare, cyangwa se umunyamubabaro, umunyagahinda, umunyamibabaro. Ariko iryo zina Imana yari yararihinduye amateka. Hari igihe tugira amazina afite ubusobanuro butari bwiza, ariko kandi ntaho bihurira nabo turi bo, kuko Imana yaduhaye umugisha ntabwo igendera ku mazina, iduhindurira ubuzima. Amazina yacu akaba yahindurwa n'abantu bitewe n'uko bari kutubona Imana iri kutugirira neza. Senga Imana rero, uyibwire byose. Senga Imana uyereke ibyawe, ariko uyisenga uyisaba kukurinda ibibi, uyisaba kukwagura. Twige gusenga nka Yabesi. Umugisha Yabesi yasabaga ngo ntabwo ngo Yabesi ngo yavuye muri iyi si ngo adafi iby'umubiri by'ibifatika, ntabwo byari byinshi, ngo ariko yasize intumwa nyinshi, yasize abigishwa be benshi. Umva umugisha ukomeye. Burya nuva muri uyu mubiri ufite ubutunzi, ariko ntihagire abo wahesheje umugisha, abo wahesheje umugisha, ntacyo biba bimaze.
Yabesi icyo yasabaga ntabwo ari umugisha, ahubwo yasabaga guhesha abandi umugisha. Ibyo Imana yamuhaye nawe abiha abandi. Naho twe turasenga twikunze gusa, turasenga twireba gusa, ntabwo tureba inyungu z'Imana. Reka twige gusenga nka Yabesi, turebe inyungu z'Imana, tubwire Imana ngo duhe umugisha tuhabwe, duheshe abandi umugisha kubw'ibyo Imana yatugiriye neza. Dusaba Imana ukuboko kwayo nikukatuveho, dusaba Imana ngo Imana ijye ibana natwe, iturinde ibyago n'amakuba, kandi Imana irabishoboye. Imana itugirire neza, Imana ikomeze kubana natwe, Imana ikomeze kubana nawe. Reka mbere yuko ninjira mu mwanya mwiza wo gusenga, zamukane n'indirimbo ya El Shaddai ivuga ngo uca inzira. Ni indirimbo yasubiyemo ariko iri mu rurimi rw'ikinyarwanda, indirimbo ya Don. Uca inzira ni indirimbo nziza ya El Shaddai basubiyemo ya Don Moon. Ati sinzi uko ubikora ariko ibyo ukora birahambaye. Imana yasubije Yabesi, imusubiza isengesho ryiza yari yasenze. Umwana w'umunyamibabaro ariko ari umunyamugisha, kandi yari afite isengesho ryiza, yarebaga inyungu z'Imana kuruta inyungu ziwe. Ibyo nibyo bituma rimwe na rimwe duhomba mu masengesho yacu, kuko twikunda cyane tukibagirwa ko Imana yo idukunda kurusha uko twe twikunda. Ndakubwiza ukuri, Imana idukunda kurusha uko twe twikunda. Ntabwo mwabyemera, ariko niba ushobora kwihitiramo kwiyahura, Imana ikakwimuka kwiyahura, bisobanuye ko urukundo rw'Imana ruruta urukundo twe twikunda, kandi birumvikana kuko niyo muremyi wacu. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusengera ibyifuzo bitandukanye, tugiye kwereka Imana ibituremereye. Biragoye muri kino gihe, turi mu bihe byo gusoza umwaka, ibintu byarahindutse, ibintu byarakomeye, abantu babayeho ubuzima bwo kudaha agaciro umwanya mwiza nk'uyo gusenga. Abantu babayeho mu buzima bwo kutumva ko bashobora kubaho basabana n'Imana ngo bayihe igihe cyabo cy'ubuzima. Niba ku munsi ushobora kubura iminota 30 cyangwa se iminota 20 cyangwa iminota 15 yo gusenga, reka mvuge n'itanu basi, biracyagoranye ku buzima bwacu. Nyamara ibihe tujyamo n'imisi twinjiramo naho turi kugana harakomeye, hari igihe hashobora kuzatugora kubasha kwegera Imana. Kuri bamwe mushobora kuzacika intege burundu. Satani aradutwara akatwibagiza, Satani aradutwara akatwereka imihangayiko, tukisanga na ya minota 5 cyangwa 10 dushobora gusenga. Tugere gusenga Imana yacu, tuyisabe, tuyinginge ngo ibane natwe muri bino bihe turimo bitoroshye, kandi tuyisabe itwigishe gusenga nka Yabesi. Tugiye gutangira kwitoza gusenga nka Yabesi. Tugiye gutangira kwitoza gusenga nka Yabesi. Reka dusenge Imana na muri iyi ndirimbo uca inzira, hanyuma iri sengesho ribijyanye nawe. Mana nziza, Mana ikomeye, twongeye kuguha icyubahiro, twongeye kugushimira ku rukundo rwinshi dukunda. Tugushimiye kuri kutwumva, tugushimiye kuduteza amatwi muri kano kanya, muri kino gicamunsi. Tugushimiye kuri imbaraga zacu, ukaba n'agakiza kacu. Tugushimiye kubw'ijambo twumvise. Komeza kutubara no kutweza, kandi ukomeza utegeka imitima yacu. Duha imbaraga zo gukomera mu kwizera mu gihe turi mu izuba ry'igikatu, mu gihe turi mu mvura y'amahindu. Mana, ntitukareke kukwizera, udushoboze. Reka Mwami utwumvire nk'uko wumviye Yabesi, tugusabe natwe kutwagura
wagure ibyacu, wagure ibiturimo, kandi ubihe umugisha wawe. Reka tugusabe kubana natwe, ukuboko kwawe kubane natwe umunsi ku wundi. Turagusaba ngo uko kuboko kwawe nikukatuveho, inzira zose tunyuramo, aho tugenda ukuboko kwawe kujye guhorana natwe. Kandi Imana ukomeze kuturinda ibyago n'akaga n'amakuba, tugende impande zose, uturinde imbere n'inyuma, impande n'impande, uturwanirire. Imbaraga z'umwijima zose ziteguye kudushyira hasi zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Bohora abanyantege nke bananiwe gusenga, bacitse intege mu izina rya Yesu. Bohora, hembura iyo mitima kera yakunyoterwaga, uyu munsi bakaba baraguye umwuma, ndetse bakaba batagifite n'ibitekerezo byo kukwegera. Bahembura uhereye mu mitima yabo no mu ntekerezo zabo. Reka imbaraga zawe zikomeze ziduherekeze mu kwamamaza no kuvuga ugukomera kwawe. Mana nziza, iyo dusenga ntabwo dusaba ngo dusarare, kuko tuzi ko dusenga tubwira Imana yumva. Tugirire ubuntu, tugirire imbabazi, ukomeze kutwibuka mu bihe nk'ibi bigoye. Imbaraga zawe zikomeze kuduherekeza. Reka amaso yacu ahumuke, abone ibihe turimo. Twitoze gusenga ubudasiba, twitoze gusenga tudacika intege, twitoze kubeshwaho n'amasengesho yawe Mwami. Duhembure, turabishaka ngo turushirizeho gusabana nawe. Tubohore mu ntege nke, aho imbaraga zidutwara zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibuka abababaye, ibuka imiryango ifite ababo yabuze uyu munsi, uyihumurize. Ibuka abaduteze amatwi bafite agahinda n'umubabaro, ubahembure, ubabohore muri uwo mubabaro, ubaremeremo ibyishimo, ubaremeremo amashimwe. Hindura ubuzima bwa benshi baduteze amatwi, hindura amazina yabo Mwami, nabo bagira umunezero, bamwenyure, kandi Mwami bagushime. Ibuka abarwayi bari mu bitaro bamaze igihe, abari mu rugo, abana bato barwaye, ababyeyi, abasaza, abo bose tubashyize mu biganza byawe ngo ubasanga, ubagire neza, ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Mpereye ku mu miryango y'abaduteze amatwi aka kanya, turasenga ngo Mwami ukomeze kudushoboza, imbaraga zawe zikomeze kuduherekeza mu byacu no muri urugendo twiyemeje rwo kubana nawe iteka no gusabana nawe iteka ryose. Ujye udutsindishiriza imbaraga z'umwanzi, aho zikatakata zishaka kudushyira hasi, zitsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Turagukunda Mwami, ntituzakuvaho. Umuririmbyi yaririmbye avuga ngo niyo nasenga ntusubize, nzakomeza nkwizera. Niyo utankiza, nzakomeza nkwizera. Ibyo byiringiro nibyo dukeneye natwe muri ubuzima bwacu. Ibihe tunyuramo byose ntihakagire ibihe na bimwe bidukura mu kwizera, ahubwo birushirizeho kudukomeza mu kwizera. Ukomeze Mwami utubere maso, icyo nicyo twifuza. Kandi natwe twemere mu gusenga nka Yabesi, tugusaba kutwagurira imbago, tugusabe kuturinda, ukuboko kwawe kubane natwe, ibyago n'amakuba bijye kure y'ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Ibuka imfubyi n'abapfakazi, ubagirire neza. Reba abo turi gusengana, uyu mwaka utagendekeye neza, 2025 izababera umwaka udasanzwe w'amashimwe no guhindurirwa amazina. Komeza kuturinda muri iyi minsi isigaye, intambwe ku yindi, uturinde imbaraga zose za sekibi zashaka kutwambura ubuzima, zashaka kuduteza impanuka n'ibindi, mu izina rya Yesu Kristo ntizitsindwe ku mbaraga zawe Mwana. Urakoze Data kutwumvishe, urakoze kutunezerera muri aya masaha, natwe turakunezererewe. Icyubahiro n'ikuzo nibikomeze bikugarukire Mwami, mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye, amen. Yesu ashimwe kandi akomeze guhabwa icyubahiro.
uko biri kose ndizera neza ko umwami Yesu yumvise gusenga kwacu, kuko twebwe dusenga ntabwo tuba dufite ubwoba bw'uko turi gusengera ubusa. Twebwe tuba twizeye ko Imana dusenga itwumva, ni Imana ihindura amateka. Reka twumve indirimbo ya Aime Frank, aragira ati ubuhamya ufite uyu munsi. Ndagaruka mbasezeraho mbashimira abo twabanye, kandi abadukurikiye kuri YouTube mukomeze mukore subscribe kuri iyo channel yacu. Niba turi kumwe rero, reka nkwifurize kuzagira Noheli nziza ku munsi w'ejo. Hari ubwo dushobora kubana mu gitondo, ariko utabishoboye ko tubana mu gitondo, ejo saa sita ho ntabwo tuzaba turi kumwe. Reka hite mbonera ko kwifuriza kuzagira Noheli nziza. Ni umunsi abantu bishima bakarya bakanywa, cyane cyane twebwe abakristo, ariko nakunze kubivuga mu gitondo nabivuze, ntabwo ari cyo cyane cyakagombye kugambirirwaho, ariko nanone abantu ntibakwiye kureka kunezerwa ngo bishimire ko Yesu yavutse akadukwereka urukundo, akaduha impano ikomeye y'urukundo. Ahubwo ntekereza ko akaba umwanya mwiza natwe wo guha urukundo abandi, abababaye tukabafasha, tukabaha ibyo dufite, tugasangira nabo, ariko cyane cyane tukongera kwibuka no gutekereza ku rukundo n'agaciro k'urukundo rw'Imana ku buzima bwabo yiremeye ari bwo twebwe. Masaha yacu ageze, turajyana ku musozo. Ndagira ngo mubwire aya magambo make cyane, mubwire ko Imana igukunda kandi yitaye ku bibazo byawe. Nubwo usa nkaho ubona ko Imana itakwitayeho, ariko Imana ikwitayeho mu buryo udatekereza, kandi umunsi izagusubiza nibwo uzasobanukirwa, kuko hari igihe rimwe na rimwe imbere yacu haba hari ikintu kimeze nk'igihu tutabasha kumenya neza ibyo Imana ishaka kuvuga ku buzima bwacu, tutabasha kumenya neza icyo Imana iri gukora ku buzima bwacu. Imana hari igihe rero ibikora ikicecekera, ikakwihorera. Umunsi yagukuyeho icyo gihe kiri imbere yawe, ukabasha kubona imirimo yayo, ugahita usobanukirwa impamvu ukwiye kwiga gutegereza ubushake bw'Imana. Rero tegereza ubushake bw'Imana, hagarara ushikame. Mu gihe ibibazo bikubana byinshi, wihunga ibibazo, ahubwo bisange usenga. Sanga ibibazo usenga, sanga ibibazo bikugose usenga. Nawe uko kiza kigusanga, nawe ugisange usenga, kandi gusenga kwawe kujyane no kwizera. Ntugasenga udafite kwizera, iryo sengesho ntacyo ryakumarira. Eliya igihe yasengaga nta bwoba yari afite, yari ahagaze imbere y'abahanuzi ba Bali 400. Abo bahanuzi ba Bali uko bari bangana kose, ntabwo Eliya yagize ubwoba, ntiyigeze abatinya, kuko yari afite kwizera uko Imana iri buze kwiyerekana, kandi yari azi neza ko abahanuzi ba Bali bo nta mbaraga bari bafite imbere y'Imana. Rero ibibazo ufite witinya, kuko abo bahanuzi ba Bali cyangwa se ibyo bigeragezo biri imbere yawe, Imana ifite imbaraga zo kugushoboza kubinyuramo kandi ukabivamo amahoro, ukabivamo amahoro. Ku musozi w'i Karumeli abantu niyo bateraniye, Eliya yabwiye abo bantu ati nimwihitiremo niba Yehova ari we Mana y'ukuri nimumukurikira, ariko niba ari Bayali ari we Mana y'ukuri aba ari we mukurikira. Arongera avuga ngo tugiye guhinyuza. Abahanuzi bari 450 murambabarira, ntabwo ari 400, yari 450 ba Bayali. Bategura igitambo cyabo, ariko bari bafite kwizera nabo Imana yabo, ariko iyo Mana yabo nta hantu yahuriye n'Imana umuremyi wacu. Ibyo rero nibyo byatumye abahanuzi ba Bali batsindwa. Eliya ntabwo yari afite, kandi yari umwe wenyine imbere y'abahanuzi 450 ndetse n'umwami Yezebeli. Ngaho tekereza nawe ibibazo uhura nabyo, ntukabihunge, genda ubisanga kandi usenga no kwizera, uvuge ngo ndagutsinze mu izina rya Yesu. Dawidi asatira Goliyati, Goliyati yarimo araseka areba avuga ati aka kantu, hari igihe ibibazo bishobora kuba ari binini cyane, wowe uri muto cyane, ariko ukwizera kuri muri wowe kukaba ariko kwatuma ubasha gutsinda bya bibazo binini biri imbere yawe, kuko uri muri wowe afite imbaraga zikomeye
nubwo ugaragara nk'aho uri umunyantege nke ariko uri muri wowe ni umunyembaraga. Nta kintu na kimwe ku isi cyabasha kumushyira hasi, nta n'ikizabaho, kuko ari we muremye akaba ari nawe utangiza izo mbaraga. Imana yacu ishimwe cyane. Mwakoze kubana natwe mu isaha yo kubohoka no guhemburwa. Mwari kumwe nanjye Arnaud Nambutsa. Aba YouTube mwakora subscribe, abadukurikiye kuri radio rero mwakoze, Imana ibahe umugisha. Ushaka kudukurikira ukaba ari ubwa mbere wumvishe ibiganiro byacu kuri YouTube, ugende ukore like kuri radio yacu. Urayisanga muri application yitwa Online Radio Box, akaba cyangwa se Radio Line cyangwa Zeno Radio cyangwa MyTuner. Urinjiramo ugasacinga radio yitwa Urugero Online Radio, bahita bayiguha ugakanda play ukumva indirimbo nziza dukunda kubagezaho. Abadukurikiye rero tuzabana ejo saa 11:30 muri Nibature kuri Noheli. Abandi tuzabane ubwo ni kwa kane, kuko ngewe saa 6 ejo ntabwo tuzakora, kubera ko twese twagiye kwibana n'imiryango no gushima Imana. Nakagaruka rero, Imana y'amahoro ikomeze kuba namwe. Ndabakunda cyane, kandi namwe Nyagasani azakomeze kubana namwe mu byanyu byose, azakomeze abarinde, abarwanirire. Uravuga bikaba ni indirimbo ya Shalom Choir. Dusubire ku munsi w'ejo. Nakagaruka.